karyamyenda. Habayeho umuntu agakunda kurya imyenda. Umunsi umwe asanga ingwe yiciye ihene, arayibwira ati njye mfite ihene nyinshi, makanyama naye nzakwishyura. Ingwe ntiyashidikanya ndetse imuha iruhande rwose. Undi munsi ajya mu rufunzo hafi y'uruzi guhambira imiganda y'inkorogoto. Ahageze ahasanga ingona yishe inka. Nuko abwira iyo ngona ati reka dusangire iyi nka naye nzakwishyura. Ya ngona iremera, baragabana. Hashize iminsi ya ngwe iza kumwishyuza, ayibwira ko izagaruka hanyuma ngo asubire ku ruzi. Ya ngona nayo iramufata iti nyishyura. Arayibwira ati ejo uzaryama aha ngaha nzayizana nawe wigira uko ushaka. Iramureka aragenda. Ngo agere imuhira asanga ya ngwe yaruhagazemo iti njyewe rero sinsiga nakwishe. Wa muntu nawe ati oya ndeka irya none ejo uzagaruke. Ngo buke igaruka kumwishyuza. Arayibwira ati byari hafi y'uruzi niho nayishyize, narangije kuyica.